ko abandi batandukanye bagiye bavuga hari ibikorwa byiza byinshi ariko harimo n'ibicuruzwa by'ingenzi bituma rero umuryango ushikamye kandi bizatuma ibikorwa bigera ku muryango murakoze twasiyo uko mubinsabye tugiye guhereza komite y'inzibacyuho y'umuryango wa Rayon Sports uko ayitumenyesheje ibintu bikubiye mu ngingo 11 hari ibijyanye na administration aho tuza kubonamo inyandiko twandikiwe ndetse n'izo twanditse inyandiko twanditse zigera kuri 289 n'inyandiko twandikiwe zigera kuri 18 hari amasezerano umuryango ufitanye n'abantu banyuranye harimo ay'abakozi 53 ndetse n'amasezerano y'abandi bantu abafatanyabikorwa banyuranye 22 harimo ibijyanye n'ibikoresho aho hari imeza n'intebe biri ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove ntabwo ibyo twabashije kubizana hano ariko tuzajya kubereka komite ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu myitozo harimo raporo financier igizwe na raporo igizwe n'impapuro 343 zirimo amakuru y'ibintu twagiye dukora binyuranye ndetse n'amafagitire agiye anyuranye Rayon Sports yagiye yishyura harimo amasheki y'amabanki dukorana nayo 14 harimo kandi ibijyanye n'umutungo n'ibirango aho tubwira komite y'inzibacyuho y'uko dufite umutungo twandikishije n'ibirango bya Rayon Sports muri RDB ibirango bigera kuri 5 harimo kashe z'umuryango ndetse n'izikoreshwa mu gutera kuri stade igihe turimo kwinjiza abantu bitabira imikino yacu harimo ibikombe 2 harimo icya shampiyona ya 2018-2019 ndetse n'igikombe cya Padiri Prepo turajya ku bijyanye n'imyenda turashyikiriza urutonde komite y'inzibacyuho urutonde rw'imyenda twabashije kumenya uko umuyobozi muri Rayon Sports imyenda ikora iza umunsi ku wundi ku buryo nyuma y'aho twahaye raporo hari n'ibindi twagiye tumenya nabyo tubishyikirije komite y'inzibacyuho muri ibyo kandi ntabwo umuryango ufite amadeni gusa hari n'abawufitiye amadeni aho twaba bashyikirije hari ibijyanye na ekipe aho tubashyikirije abakinnyi 43 staff technique y'abantu 9 ndetse n'abandi bakozi bagera kuri 3 hari raporo zinyuranye twagiye dukora harimo raporo technique imwe na raporo zindi zinyuranye zigera kuri 4 hari inyandiko zijyanye n'iby'amategeko ndetse ntabwo ari ukuraga imanza ariko hari n'imanza umuryango ufite nazo tukaba tuzimurikiye komite y'inzibacyuho nyakubahwa rero umuyobozi mbivuze mu ncamake ariko inyandiko ikubiyemo ibi byose reka ko rero tugiye gusinyana n'umuyobozi kugira ngo dushyikirize ububasha twari dufite ndetse n'inyandiko y'ibindi bikorwa byose bya ekipe murakoze
wenda washaka raseri zirimo inyandiko twanditse iz'imikara nkeka ko ari nk'iyo ngiyo ni ebyiri. Izi raseri yihereze niyo yindi. Izi ni inyandiko zinyuranye umuryango wanditse, harimo n'izo twandikiwe. Izi nizo twandikiwe. Amasezerano wanyohereza cyangwa nayo yego yego, izi ni posita zinyuranye z'abakozi n'izindi. Ibikoresho ni ku kibuga. Raporo finansiye ni iyi ngiyi ayituhereza. Hakubiyemo umutungo wa Rayon Sport muri uyu mwaka twari tuyiragijwe, amashekiye. Hano harimo shekiye izarangiye n'izikora. Izarangiye dusushe bigenda bidufasha kumenya kutwibutsa icyo zagendaga zikoreshwa mu mafaranga. Ibirango twarabyandikishije muri RDB ariko ntibarabiduha kashe. Kamera kuri y'umuryango. Noneho kampeza n'izo zindi. Hano harimo kashe nyinshi. Ubwo zikoreshwa kuri stade mu mikino yacu mu gutera kuri za tike binjirira. Ya ekipe hariyo ntanze bwa mbere niyo mwisho. Iyo ya ekipe twarayihagaritse, twaje gusanga hatabaho kashe ebyiri, ariko nayo nagombaga kuyibaha. Ibikombe bya dufite muzagerageza gushaka n'ibindi kuko birahari byinshi. Hari imyenda dufite nakoze liste, ariko dufite mpuzamwiza kurasere. Niyo ngiyo hari kontra anyuranye ndetse n'ibigaragaza imyenda, ibizirikije imyenda igerageje kubibaha. Ideni dufitiye abadufitiye amadeni muzabibona mu makorespondance twagiye twandikirana kugira ngo muzabibonamo. Ibijyanye na ekipe, abakinnyi na staff nabo ubwo sinabazanye, ntabwo nari kubazana hano, ahubwo hano haraza raporo ziri ku muryango. Ni izi ngizi amaraporo anyuranye. Ini akite ripoti ya koca n'izindi z'abafatanyabikorwa tugenda dukorana bazibonamo. Inyandiko zinyuranye zijyanye n'amategeko, harimo inyandiko mvugo z'inama, harimo inyandiko mvugo z'inama rusange n'ibindi, ariko hari ibigisuzumwa n'urwego rwa RDB. Ntekereza yuko muzakomeza gukorana nabo kugira ngo babisuzume kandi bigende neza. Yego, ariko kuri ka komenti nashyizeho yuko muzakomeza gukorana na RDB mbere yuko ibafite hari byinshi bazabagenda. Hakaza rero ibijyanye n'imanza nabyo muzabibona muri za dokimenti nabahereje. Ndumva niba ntibeshye ibyo ngibyo nari nateguye kuri iyi basirizi.
nyakubahwa perezida rero yumva hari biriya byose maze kugushyikiriza bikubiye muri iyi nyandiko twashyize mu ncamake ariko igaragaza buri kintu ku kindi uko umuryango wagiye ubaho ndetse n'inyandiko zijyanye nawo. umudukundiye twatangiye umuhango wo gusinya.
gusinya birangiye kugira ngo ibyangombwa wakiriye nanjye ndabasinya natubera abahamya turabera abahamya rangi bayo b'umuhamya ntabwo yari ngashaka ko tuba abahamya ndetse turabera icyo abahamya araha abahamya Limita social distancing nicyo mwakorera kugira ngo gufotora abanyamakuru baturage ba social distancing social distancing social distancing Thank you. Murakoze nyakubahwa CEO nyakubahwa perezida wa Rayon Sports wa komite icyuye igihe abavandimwe dufatanyije n'abandi bafatanyije na komite yari ishinzwe umunsi ku munsi ubuzima bwa Rayon Sports ndagira ngo mfate umwanya mbashimire mu izina rya bagenzi banjye nshimire icyizere twagiriwe n'igihugu mu rugamba rwo gukemura ibibazo bimaze iminsi muri Rayon Sports ni ibibazo kuko byari bihangayikishije abakunzi ba Rayon Sports by'umwihariko ariko no muri rusange n'abanyarwanda kuko umunezero wa Rayon Sports usakara no mu bandi icyizere rero twagiriwe na bagenzi banjye ndahamya neza yuko tuzakoresha imbaraga zose ubwitange
ndetse n'umurava mu gukemura ibibazo kandi mu bufatanye n'inzego, kuko tuzi neza yuko iki cyizere twahawe, inshingano twahawe, dufite inzego z'igihugu, inzego z'ubuyobozi zituri hafi, dufite abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino bari hafi biteguye ko dufatanya. Dufite icyizere ko mu minsi 30 twahawe hari byinshi tuzaba twashyize ku murongo. Ndagira ngo ariko by'umwihariko nshimire nyakubahwa perezida wa Rayon Sport, wa komite ya Rayon Sport icyuye igihe, ibikorwa byiza ndetse n'inyandiko batugejejeho, kugira ngo umonye yuko mu byo baduhaye n'igikombe, bivuze yuko baturaze gutwara ibikombe. Atubwiye ngo ibikombe uko ari 2 bikomeze ryaguke ntibizacuke, hazakomeze haze n'ibindi. Hari ibyiza byinshi tuzubakiraho mwakoze muri iki gihe cya manda hafi umwaka umwe n'igice mumaze. Hari byinshi mwubatse, hari imisingi mwubatse ikomeye tuzakomerezaho. Turizera neza yuko ibyubatswe tuzabyubakiraho kugira ngo bikomeze bitere imbere, ndetse n'ibyo mushikivi mutagezeho tuzagerageza kugira ngo tubigereho muri iyi minsi mike. Ariko inshingano twazibonye, ntabwo navuga yuko igihe ari gitoya, kuko buriya umunsi amasaha 28 y'ukubye 30 ni igihe kitari gito. Inshingano twahawe tuzafatanya twese kugira ngo tuzigereho. Ntabwo ndi buvuge byinshi rero, tuzafata umwanya wo kureba muri izi nyandiko. Hari inyandiko twahawe tumaze no gusinya, ariko dukeneye kujya mu nyandiko ndetse tukanabihuza n'ibyo twahawe, kuko bigomba guhura. Aho tuzasanga bidahuye cyangwa se bitanoze neza, tuzabegera kugira ngo mudufashe kugira ngo tubyuzuze, kugira ngo izi nyandiko zizabe uruhererekane ruzahabwa n'abandi, bizabafashe mu minsi iri imbere mu cyerekezo igihugu cyifuza ko Rayon Sport yabamo. Ndagira ngo rero mbashimire, mudusigiye umurimo utoroshye, ariko nzi ko mutazaba kure. Nizeye neza yuko muzaba hafi, muraba perezida by'umwihariko akunda Rayon Sport ku mutima, nubwo atari mu nshingano. Inshingano ikomeye niyo gufasha urwego, niyo gufasha ku buryo ya continuity cyangwa rwa ruhererekane rw'ubuyobozi rukomeza. Ibindi ndumva muri iyi minsi tuzaba turi mu nshingano, tuzagira byinshi tuzagenda tuganira, aho tuzabakenera tuzi neza yuko muzatwitaba, aho tuzabitabaza tuzi ko muzadufasha. Ndagira ngo nongere nanone nshimire RGB, nzi neza ko dukomezanyije mu rugendo. Yango hari n'ibyo avuze ati hari ibyo twari tugikorana na RGB, bivuze ngo muri handover nabyo birimo, tuzabegera ngo baduhandiye zoga nyine na RGB nk'uko bimeze, tuzafatanya muri uru rugendo kandi icyizere kirahari. Ngira ngo nsabe twese ko turi hano mu bufatanye, mu bwuzuzanye, tuzahuza imbaraga kugira ngo twongere twubake Rayon Sport igarurira abakunzi bayo ibyishimo n'umunezero, ariko nanone twubake ibintu birambye, bive muri ibi bibazo bya hato na hato by'akajagari kagiye kabamo mu bihe bitandukanye. Twubake ubuyobozi n'imiyoborere irambye. Nk'uko tubizi, igihugu cyacu kimaze kuba intangarugero mu mahanga muri governance no muri leadership. Ntabwo byagakwiye kugera muri siporo ngo bibe ariko bimeze, cyangwa se kugera muri Rayon Sport nibe ariko bimeze. Ubushake rero n'ubufatanye ndizera ko ari byo bizatuyobora. Ndabashimiye. Asigaye nsoza mbasaba yuko inkunga yanyu y'ibitekerezo n'indi nkunga iyo ari yo yose tuzahuza imbaraga kugira ngo uyu murimo utoroshye tubashe kumurikira abakunzi ba Rayon Sport n'abanyarwanda mu gihe twahawe. Murakoze cyane. Murakoze ngira ngo bampana ibyo ngo igana kigatsinda cyane, afata n'undi mwanya w'amainterview abayobozi ba Rayon Sport mufata ibibazo gusa kuko arahari, muzanamutumira mu biganiro
yanyu no mu buganirize abantu batatu gusa nubwo tugiye guha umwanya bamubaze ibibazo kuri iri tegeko turafata yego Jean. Murakoze, nitwa Jean-Luc ni umunyamakuru wa BNBF. Ndabaza ikibazo kimwe ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande. Ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwari bumaze umwaka n'amezi umuyoboye ikipe ya Rayon Sport Perezida Sadat nawe mwari mufatanyije, imyanzuro yafashwe na RGB yarabanyuze, mwayakiriye gute? Ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kugira icyo mubitubwiraho ubwo kino cyemezo cyatangazwaga ku wa kabiri. Mugira icyo mubwiraho abanyarwanda, hari projet mwari muzanye, hari bitagezweho, mwavuga ko ari ikihe kintu cyabananije kugira ngo birinde Rayon Sport ikibazo gikemukira ahangaha muri RGB? Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mufite inshingano zikomeye muhawe, hari ikipe ya Rayon Sport mugomba gutegura. Ni ikihe kintu mugiye gukora? Ugira icyo usaba na wenda n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport? Ariko n'ikibazo cy'amatsiko n'ubushize bwa RGB yapresentaga Rayon Sport nta office igira, yakoreraga mu biro bya MTK. Ubu Rayon Sport igiye kuba yerekeje ahagana he muramukorera? Murakoze. Arakoze Jean-Luc ku kibazo mbajije, gusa ngewe n'umunsi nta bibazo byinshi ndi busubize kuko maze gukora press release kuri Twitter yanjye, kandi ikibazo mbajije rwose uragisanga. Niba ntari happy cyangwa ntari happy ku mwanzuro urabisangaho, kandi ni igisubizo rwose kiri clear. Ariko iyo ndebye mu maso uko meze gutya ndakeka ko ndi happy, ariko mwareba kuri press release nagize icyo mbivugaho. Thank you. Koze Jean-Luc, ngira ngo icyo nasaba abakunzi ba Rayon Sport nuko dushyira hamwe. Ngira ngo ikipe yari imaze iminsi irimo ibice bibiri umuntu yavuga bitandukanye. Dukeneye guhuza amaboko, dukeneye guhuza ibitekerezo. Mu gusaba abakunzi ba Rayon Sport yuko dushyira hamwe, buri wese mu musanzu we, waba ibitekerezo, waba inkunga iyo ari yo yose, kugira ngo twubake Rayon Sport bifuza, by'umwihariko duhereye kuri ekipe kuko niyo business ikomeye Rayon Sport nka association ifite. Twubake ekipe ijya mu ruhando ruhatanira intsinzi. Aho gukorera ngira ngo duhawe handover mu byo duhawemo, office ntayirimo, ariko ni inshingano zikomeye ku buryo twizera neza ko mu minsi mike tuzabagezaho aho tugiye gukorera, kandi ndibaza yuko iyo ndenge yanenzwe rimwe tuzagerageza yuko bitazahubwa kabiri. Murakoze. Witwa Bonnie Ranyuma wa Voice of Africa. Ndifuza kubaza ibibazo bibiri. Ikibazo ku buyobozi ndetse n'imyihanganire perezida ucyuye nawe ikibazo nifuza kumubaza. Wenda ku buyobozi mufashe ikipe ya Rayon Sport mu gihe cy'ukwezi, abakunzi ba Rayon Sport barifuza byinshi. Yaba ikipe kongera kwibuka kumwe yahoze mu gutwara ibikombe, yaba kongera guhuza umwuka ndetse no kunoza amategeko. Ibyo muraza kubikora mu gihe gito gute kugira ngo bibashe kuba byageze dore ko na shampiyona tutari twamenye izatangira nayo yegereje, kandi abakunzi ba Rayon Sport bifuza ko ikipe yabo yaba imeze neza itwara ibikombe. Ku ruhande rwa perezida ucyuye igihe, bwana perezida, twagira ngo ufashe experience, iki cyakugoye cyane muri iki gihe gito maze kugira ngo nabo bagiye gukorera aho rusanzwe ugereje, kugira ngo batazabasha kugwa mu mutego mwaguye muri iki cyakugoye cyane mu gihe gito maze mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport? Yarakoze Bone, ngira ngo turasabwa byinshi mu gihe gitoya, ariko nk'uko mubibona turi itsinda rigizwe n'abantu batatu. Ngira ngo nk'uko mwabonye inshingano twahawe, harimo izirebana n'amategeko, harimo izirebana na tekinike, harimo izirebana n'imiyoborere. Turagerageza kwigabanya uruhande rumwe agakurikira na bimwe undi bindi, ariko duhuriza hamwe nka ekipe, nka timu imwe. Ikindi uko turi batatu ntabwo twihagije
gushyira ku murongo ibi byose, niyo mpamvu tuzafatanya n'inzego zindi n'abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko, kuko gushyira hamwe bivuze kubaka. Ubwo bufatanye rero tuzafatanya, yaba ubuyobozi bw'inzibacyuho, yaba izindi nzego dufatanyije, inzego zitandukanye, yaba n'abakunzi ba Rayon Sport basanzwe, tuzagerageza kugira ngo buri wese mu bushobozi bwe ahabwe inshingano zituma muri iki gihe tuzubahiriza ibyo twasabwe. Arakoze Bonere. Ikibazo yarambajije cyangoye mu gihe gito nari maze nyobora umuryango mugari wa Rayon Sport, nubwo ntifuza ko n'umunsi ngira icyo mvuga wenda kugira ngo mbone umwanya wo kuruhuka nuko kubanza gutekereza kuri byinshi, ariko iki cyo kiroroshye. Icyangoye ni kimwe, ni uko nazanye gahunda cyangwa se umurongo wo kugenderaho muri Rayon Sport, ariko sinabasha kurasambura abantu bose mu mashyirahamwe bajya inyuma y'uwo murongo. Iyo bajya inyuma y'uwo murongo nkeka ko tutari kurushywa n'ibyo twakoraga. Icyo rero nkeka yuko kuba abantu bose ntarabashyize inyuma y'ibitekerezo nari mfite, nkeka yuko aricyo kintu cyangoye kuri ubu buyobozi nari mazeho umwaka n'ukwezi kurenga. Murakoze. Nitwa Ruben Ngabo, nkorera Radio na TV1. Manza gushimira by'umwihariko perezida wa komite icyuye igihe ko nubwo atifuzaga kugira byinshi avuga, ariko atwemereye ko tugira bimwe tumubaza. Iyo ikibazo cyanjye ni we numvaga nshaka kucyerekezaho, yari yatubwiye ko ari byinshi biri muri press release, nyinyujijemo amaso nsanze icyo nibazaga cyo kitarimo, kitasubijwe. Ni ikibazo cy'amatsiko. Hari abantu benshi bagiye babyumva mu bihe bishize cyangwa se mu gihe umaze uyobora ko hari umusanzu, hari ubufatanye wagiye utanga mu ikipe ya Rayon Sport, ariko akabonamo n'amafaranga yawe n'umuryango wawe wayigurije. Yaragiye bivugwa ko wageze muri za miliyoni 90 kuzamura. Akabazo k'amatsiko, ayo mafaranga kuvuye ku buyobozi urayiyarekeye cyangwa uzakomeza kuyikurikirana, uzayishyuza cyangwa birarangiye? Murakoze. Arakoze Ruben. Kuba muri Rayon Sport bisaba ubwitange, bisaba ntabwo ari n'amafaranga gusa, hari umwanya, hari ibitekerezo, hari ayo mafaranga. Hari uburyo bubiri rero umuyobozi ashobora gutangamo amafaranga iyo amaze kubyemererwa na board baba bakorana cyangwa se na komite nyobozi. Ubwa mbere hari contribution umuyobozi ashobora gutanga kugira ngo ekipe ibashe kubaho, ariko niyo bibaye ngombwa umuyobozi akora ku mufuka we akaguriza ekipe. Nkeka ko nawe werekezaga icyo kibazo, ariko numva aka kanya reka ibyo kwishyuza n'amafaranga tube tubyiboreye, ahubwo iminsi 30 abayobozi babanze barwane nayo, bashyira ibintu ku murongo. Nibimara kujya ku murongo tuzicara turebe igisubizo cy'ayo mafaranga. Ariko icyo numva gusa nuko icyo nakwifuza nuko aka kanya batavugira ku mafaranga twabagurije, ahubwo bavugira ku by'akazi aba Rayon Sport, abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda n'abasportifu muri rusange, icyo babatezeho muri iyi minsi itarenga 30. Arashoboza uzabatumira barahari ndumva nta kibazo. Murakoze cyane, twifurije komite nshyashya imirimo myiza. Gusohoka muri social distancing.